iyo umuntu agiranye ikibazo n'undi yirukanka ajya kwica amatungo yiwe. Ubwo ni ukuvuga yuko niyo bahurira mu nzira cyangwa akaza akamusanga ku kiraro aba yishe umuntu, kuko uguhigira amatungo niwe aba ashaka nyirayo yabona itungo akaba ariryo yica. Ntabwo ari bwo bwa mbere yaba angiriye nabi, kuko ari n'indi kesi twigeze kugira nayo kundira ibyanjye amaze kubirya tumwishyuza ku mbaraga ajye n'abakozi. Hakaba hari umukozi wakundaga kwambara isengeri isa n'iyo nambaraga. Ubwo turangije control nimugoroba akaba ari yantegeye ku muryango ngo anyice, amutera icyuma kuko yasohotse imbere yanjye abari watera icyuma. Nitwa Tuyisenge Jide, ndi umuturage wo mu mudugudu wa Rugunga ariho ntuye, ariko ibiraro by'inka zanjye bikaba mu mudugudu wa Kamudogo. Ubwo ku munsi wo kuwa gatandatu ku munsi wo ku cyumweru twarabyutse abakozi mu wanjye yarabyutse mu gitondo, utuye mu mudugudu wa Kamudogo uherereye ku biraro by'inka zanjye. Byutse asanga inka imwe yapfuye, indi nayo bayiteye ibyuma, ariko n'ingo yari yapfuye yari yatewe ibyuma. Ubwo dushaka ukuntu twamenya umugizi wa nabi waba wabikoze. Turamumenya umugizi wa nabi, ati nawe avuka mu mudugudu wa Rugunga, ariko akaba yarahunze yimukiye mu mudugudu wa Kamudogo, afite umugore nawe yinjiye, babayeho mu ubwo buryo bwabo, kwirirwa biba abaturage, kwirirwa basahura ibintu mu masambu y'abantu. Impamvu ariwe twaketse, ntabwo ari bwo bwa mbere yaba angiriye nabi, kuko ari n'indi kesi twigeze kugira nayo kundira ibyanjye amaze kubirya tumwishyuza ku mbaraga ajye n'abakozi. Hakaba hari umukozi wakundaga kwambara isengeri isa n'iyo nambaraga. Ubwo turangije control nimugoroba akaba ari yantegeye ku muryango ngo anyice, amutera icyuma kuko yasohotse imbere yanjye abari watera icyuma. Amaze kumutera icyuma, ubwo turahurura twese ko twari turi hanze mu nzu, twese ko twari turi mu nzu n'abandi bakozi. Tugeze hanze umuntu baramufata, bukeye icyo cyaha aracyemera, aragenda aragifungirwa, ariko azaritsira n'uyu munsi ku munsi yaritsiraga. Ubwo rero ku ijoro ryo ku munsi wo ku gatandatu mu masaha y'umugoroba, hari ahantu ndimo ndakorera nari nafunguye bare, yaraje anywa inzoga kuko abakozi batari bamuzi ngo bamwishyuze mbere. Amaze kugeza mu macupa 5 bamwishyuje yanga kwishyura. Ubwo ndagenda mwishyuriza. Maze kumwishyura biba ngombwa ko amafaranga nagiye nyakura mu mufuka, imwe nayakuye mu ikofi, andi nyakura mu mufuka w'imbere. Amafaranga yanyamaze kuyabona, ndamurekura aragenda. Nta n'urwara nigeze mukoza, naramuretse arigendera, ariko agenda aritsira. Hari abaturage bari bahari, yavuze ko agiye kumpombya amafaranga atari munsi ya miliyoni 2, kandi mu minsi 2 mba narangije kubibona. Ku cyumweru mu gitondo nibwo twasanze inka zatewe ibyuma. Tumaze gusanga inka zatewe ibyuma, mpamagara ubuyobozi bwose buraza, ari ubuyobozi bw'umurenge, inzego za polisi, daso, barahagera nabona biteye agahinda. Bambaza umuntu twaba dufitanye ikibazo, ndamubatekerereza. Umuntu baramuhiga baramubura, kumba ariko mu gitondo akaba yarahageze, ahasanga abandi baturage bari bahari, aje kureba ko ibyo yarakoze byabaye byo. Ariko ko twamushakisha nose twamubuze, byabaye ngombwa ko bigera nka saa 8. Yeze nka saa 8 nibwo twaje kumenya amakuru yuko umuntu yiri waryamye mu nzu, ko umugore yinjiyemo. Tubimenyesha inzego za polisi, tumenyesha inzego z'ubuyobozi bw'umurenge. None batubwira ko dushaka abaturage bakajya kuhicara paka uwo muntu bamaze kwegerana nabo nk'ubuyobozi bakaza kumwikurira mu nzu. Ubwo rero bw'abaturage bahajyaga bakahicara, umuturage yasohotse yumvise ko ibintu byose byamenyekanye, asohoka mu nzu arirukanka, abaturage mwirukanka inyuma muvugiriza induru, bamufatira ku kabande ku gishanga kiri hara hepfo. Uburibwe uramufite. Ukurikije rero ibyabaye byaguhombeje ibintu bingana iki?
nk'inyana yishe nari nayibanguriye bayiteje intanga ntiyari munsi y'ibihumbi 500. Iyi nayo sinzi ko izakira, urayibona uko imeze. Ubu nayo yarangije kuyikorera amasezeriyene yo kugira ngo bayibage bayidode igifu mu nda, nayo byamaze kuntwara 70,000. Urumva n'ibindi nkishyiraho kuyitaho ni ukinywa igikoma kirimo isukari nyinshi. Ku munsi yenda nakira ishobora kuzayigira 5,000, 6,000 gutyo. N'imiti veterineri agaruka kuyitera nayo ni ukuyigurira, kuko ntabwo wayitera imiti ibonetse yose, ni ukuyigura amasipesiyalisite. Urumva byose ni ibintu bisaba amafaranga menshi. Hano n'ibiraro byanjye byasenyutse, hamaze guhinduka amatongo, nako nawe urabibona ubwawe. Ubu ngubu rero icyifuzo cyawe ni ikihe mu gihe inzego z'ubutabera arizo zimufite? Icyifuzo cyanjye ni uko yakurikiranwa akaryozwa ibintu byose yakoze, ku buryo bibera muhurwe n'abandi bose, kuko ibi ngibi urabona ni agahomamunwa. Kuko baramutse batabikurikiranye, inzego z'ubutabera zitabikurikiranye neza, ejo yava kuri jyewe akajya ku wundi, cyangwa se agafata umwana wanjye akamwicira mu muhanda, cyangwa se nanjye ubwanjye akaba yakwikinga ijoro, kuko nkunda gutaha nimugoroba, akaba yantera icyuma. Kandi icyo cyuma barakimusanganye yakoresheje amabi. Hari abaturage bamubonye mu gitondo aho yari ahaba uwo mugore wiwe arimo aracyoza. Urumva ni ibintu bigoranye birebire. Muri make ubu nawe ntabwo utekanye neza? Ntabwo ntekanye, n'ubwo numva ntameze neza, kandi nawe ubwawe byakubaho. Uno umuntu aza mu biraro nk'ibi ngibi agafata ibyuma akajombagura inka, kuko nasanze n'iriya yo hirya ku ruhande nayo ikigaragara yari yamennye yirukase. Ubona ko nayo yagize ubwoba, nayo yayigiye aho kuri izi zarasabaguritse ikirari kimwe. Ubona ibintu biteye ubwoba. Ni gushaka ari twe abaturage twicungira umutekano, tugashyiramo imbaraga zikomeye. Kandi ikintu kibabaje ni ba bantu birirwa baryamye agacunganwa n'ibyo abaturage bakoze byuzuye bizima, akajya kubyangiza. Nk'ubwo urumva ku kabari yari agezeho nta kintu yari yashyizemo, ariko we yaraje ararya aranywa, aravuga ati ndahaguruka ngende. Sinibaza nimba muri kino gihe tugezemo hari umuntu ugishaka kurya iby'ubuntu atakoreye, ko twese kugira ngo ibi byose tubigereho nuko tuba twakoresha imbaraga nyinshi. Jye rero ejo ntabwo nari mpari, haraho nari natembereye. Nkimara kuza nkumva ko mu isibo yanjye habaye ko bishe inka, ko Pierre yateye ibyuma inka. Niwe mutwara sibo? Komeza uvuge nta kibazo ndakumva. Yewe byambabaje cyane, ntekereza yuko Tuyisenge nta kibi tumuziho mu baturage, ntekereza umuntu wagiriye nabi. Noneho ndabaza cyane, numva ngo umuntu ngo bagiranye ikibazo ni Pierre, ngo bakigiranye mu kanogo. Ndavuga nti se iyo umuntu agiranye ikibazo n'undi yirukanka ajya kwica amatungo yiwe, ubwo ni ukuvuga yuko niyo bahurira mu nzira cyangwa akaza akamusanga ku kiraro aba yishe umuntu, kuko uguhigira amatungo niwe aba ashaka nyirayo, yabona itungo akaba aryo yica. None rero jyewe icyifuzo cyanjye nakwifuza Pierre akurikiranwe n'inzego zibishinzwe, zimuhana uko bikwiye. Niba atanishoboye bagende bamuheze mu buroko, kuko aramusaje yakwica n'abantu. Cyane ko n'ubundi yigeze kubigerageza? Nigeze kubigerageza. Se ngo ahora afungwa? Ahora afungwa, buri gihe arafungwa, akagenda akafungwa bakamurekura. Aba yafungiwe iki? Aba yafungiwe ubusambo, kwiba, araniba n'ijisho yarikuramo. Yigize igihazi? Yigize ikintu cy'igihazi. Nibamufunga bamugumizemo, tubona amahoro.